dushimira Imana cyane uburyo babanye natwe ikaturinda, ariko mu by'ukuri ikaturinda kubw'impamvu imwe rukumbi. Bibiliya ivuga ko Bibiliya igaragaza ko impamvu Imana iturinda iboneka mu rwa kabiri rwa Petero. Iravuga ngo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umugira gute urimbuka, ahubwo yifuza ko abantu bihana. Rero umuntu wese akwiriye kuba maso, kandi akabera maso ubugingo bwe. Imana ishimwe ku bwanyu mwebwe mwabashije kugera aha hantu, kandi n'abatari bahagera Uwiteka ayobora intambwe zabo. Ikigaragara ni uko twakerereweho, ariko Imana itubabarire, Imana itubabarire kandi ikomeze kubana natwe. Hari Zaburi ya Dawidi, ariko ni amagambo Mose yavuze. Zaburi ya 90 uhereye ku murongo wa 10. Zaburi ya 90 uhereye ku murongo wa 10. Reka dore ku murongo wa 9. Avuga kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri hehe? Tukiri mu mujinya wawe. Buriya uko byagenda kose, uko bwije n'uko bukeye, iminsi yacu igenda igira gute? Ishira. Ariko ikibazo, iminsi yawe iri gushira uri he? Rero bamwe iminsi yabo igenda ishira bakomeza bari mu mujinya w'iki? W'Imana. Nta kindi rwose bategereje uretse cya gikombe cy'umujinya w'Imana, bitewe n'amahitamo yabo. Impamvu ari amahitamo, Salomo yanditse mu Migani igice cya mbere ku murongo wa 23, yaravuze ngo nimuhirwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, narabahamagaye mugira gute? Muraninira. Nabaramburiye ikiganza ntihagira ugira gute? Ubyitaho. Urihamagara ry'Imana riratangaje. Imana iduhamagaza imiburo yayo binyuze mu ijambo ryayo. Utekereze ku bihamya, ku miburo itandukanye mu nzego zose. Kanya twavuga ku by'imyambarire turi kwiganira, twongera tuvuga ku by'igihe, twongera tuvuga ku by'isabato,
n'ibindi bintu byinshi. Imana ifite uburyo yagiye iduhamagara ikaduhereza imiburo idakebakeba. Ariko iki gisekuru ni igisekuru cy'intege nke cyane. Iki gisekuru ni igisekuru gifite intege nke gusa. Njya ngatangarira Imana ikintu izakora kuri iki gisekuru. Ni uburyo ngo muri iki gisekuru ariho hazava abantu b'abanyambaraga kurenza abandi bigeze bagira gutya. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 431 432 baranditse baravuga ngo mbere y'uko isi icibwa urubanza ruheruka mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bw'umwimerere butigeze kubaho uhereye mu gihe cy'intumwa. Kandi icyo gihe imvura y'itumba izahita igira gute? Isuku. Nibaza ngatekereza uretse ko bizasohora ko byenda kose. Haleluya. Bizasohora ahubwo mwebwe abera mube maso. Buriya reka mbabwire, ubu dukurikije ahantu iminsi igeze tukareba n'ahantu ibihe bigeze, umuntu wese utari gutekereza neza ngo yifatire umwanzuro ku giti cye yitonze, ave mu bintu by'ikigare, ahubwo atekereze neza. Yesu ashimwe. Ikintu cyo gutekereza neza, kuko namwe nimureba situation turimo ahantu isi igeze, ubona ko abantu bameze nk'abantu bamaze gusiba. Sigaye iyobokamana rimeze nk'umuhango, iyobokamana rimeze nk'ikigare. Njyari ibintu sigaye nitegereza nkabona ubu hakeneye imyanzuro y'umuntu ku giti cye. Kuko iyobokamana rya rusange riri kurwara cyane, ribuze imyanzuro n'ibyemezo. Ubwo rero keneye ko umuntu yiga ijambo ry'Imana akaryumva, akumva icyo Uwiteka avuze, akumva icyo Uwiteka ashaka ku bantu be. Yamara kucyumva akavuga ngo iki ni cyo Uwiteka agize gute ashaka. None kuko maze kumenya icyo Imana ishaka ku bantu bayo, ngambiriye mu mutima wanjye gukurikira Uwiteka. Kariwa Yosuwa ati njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Iyi minsi ikeneye abantu bashobora guhagarara bakavuga ngo tugeze ku rugabano rw'isi hora. Ibimenyetso turi kubibona neza nta gushidikanya. Kubw'iyo mpamvu ngiye gusohoka mu kintu cyose cyitwa ikigare n'imyumvire y'ikigare cyose ari bikagira, nshaka Imana yanjye. Haleluya. Kumaramaza gushaka Imana yawe, ugafatira umwanzuro ubugingo bwawe, ukava mu itsinda mu bigare, ugafatira umwanzuro ubugingo bwawe,
nasomye amagambo mu gitabo cy'Ibyanditswe iminsi imperuka ngo Imana iyo ikibazo cy'urubanza kigezweho, Imana itangiye gusuzuma ibyo abantu bari ku isi, umuntu wese imureba nkaho nta wundi muntu uri ku isi wigeze ubaho. Biratangaje. Hagireba ngo Arise ngafite ngabandi bakobwa ngo bagendana, abo iyo urubanza rugezweho barabanza bakajya ku ruhande ikabifesinga Arisa gusa. Irareba Jambo ikabireba Jambo gusa. Ya Yosefu ntibirimo, ibyundi musore bagendana ntibirimo, iby'ababa ntibirimo. Impamvu dukeneye gufata imyanzuro umuntu ku giti cye. Kandi bw'Imana buratwaranirwa kandi intwari zikabyisha mu iki imbaraga. Dukeneye gucunguza umwete rero kuko iminsi ari mibi, kandi tukabara umubare w'impiya. Asomo riratangaje. Wowe ninde muntu w'umunyabwenge uvuga ko agiye kubaka inzu y'amatafari kandi iyo nzu akaba ari inzu ndende, utabanza kwicara ngo abare umubare w'iki n'impiya zizayuzuza, ngo arebe icyo urugendo ruzamusaba. Ubundi urugendo njya nkunda kuvuga ikintu kimwe kandi siko ntibeshye, ni abantu bake kuri iyi si batekereje ku mubare w'impiya zizuzuza inyubako. Ni bake. Bibiliya bihamya ngo abarinyuramo ni bangahe? Yesu abyivugiye. Yaba ari amagambo ya Yosefu, hagira uhaguruka akavuga ati ariko ibyo bintu uvuga kuki uvuga ngo ni bake, kandi abantu benshi baravuze ko bakurikiye Imana, biragaragara baraguze amabibiliya. Oya, ni bake. Ikintu cyitwa kubara umubare w'impiya zizayuzuza, ndavuga gutekereza ku cyuru urugendo rwa gikristo ruzasaba umuntu kugeza ageze ku iherezo. Abantu batekereza icyo kintu, n'ubona abantu bajya gusenga baba mu bintu by'Imana, abantu bajya batekereza bagaheza kuri uwo murongo, ndababwiye ngo ni bake cyane. Abantu baba bagenda mu rugendo rwa gikristo batazi niba bazakomeza cyangwa niba bazagira gute. Abantu mu bitekerezo byabo bafite umwanzuro ati icyo bizasaba cyose ngiyemeje gukurikira. Reka mbabwire, ndagira mbabwire yuko mu rugendo rwa gikristo abantu benshi hatabaye ikintu cyo kubeshya, umuntu wese akavuga ibintu biri mu mutima we nk'uko Imana ibibona. Ni abantu bake bashobora kuvuga ngo icyo bizasaba cyose nzagukurikira. Abantu benshi bahagaritse bagati ngaho nimurahira iyo ndahiro, benshi bagira ubwoba bwo gusohora ijambo, cyangwa se hari n'ababivuga batazi ibyo bavuga. Kashize turi kwigana nababwiye ikintu cyitwa gusinyana isezerano n'Uwiteka cyo kugambira. Haleluya. Ikintu cyo kugambirira, hari amagambo ari kuvugana Yesu, sinzi niba ndi buyabone. Abavandimwe ndagira mbabwire yuko iyi minsi atari iminsi yo kujenjeka, ni iminsi yo mu by'Imana twikinira, ni iminsi yo gufata imyanzuro, ni iminsi yo kumara amazuru akavuga ngo nahisemo Yesu, ndashaka kuba umukristo nyamukristo. Kuko ubukristo bufasha impu zombi muri iyi minsi. Kambabwire, ibintu bigiye kubaho bigiye kubugerageza kugeza ubwo umuntu azabona ko atigeze ubwo ubukristo butazagira ubuzashika. Keretse umuntu wahisemo kuba umukristo nyamukristo
atajijisha, akaba azi neza ko Imana izi neza ko mu mutima we Imana ikabizi ngo uyu muntu aranshaka ndabizi. Haleluya. Ibyo gufata impu zombi ndabarahiye isi igiye guhemuza abantu kugeza ubwo bazavuga batumye twashutse abantu ariko isi iraduhemurira tugaragaje ko tugiye duhitamo Imana neza. Dukeneye kwiyegurira Imana neza, dukeneye kwiyegurira Imana burundu. Ayo magambo sinari buyabone boneka ku cyigisho ibyo kwitanga. Ndende niba nyabona, keneye kwitanga abavandimwe, kwiyegurira Imana. Abagabo bavuga ngo gambirira ngo nzaba umukristo mbikuye ku mutima. Ese umugabo ni mwasomye ngo nzamenye uburebure n'ikijyepfo. Sinzi niba ndi bito nyageraho, ariko nabagabo ngo kwifuza kwera ni byiza, ariko iyo bigungiriye aho ntacyo biba bigize gute. Ihangane gato, telefone yanjye iraho, ashaka kureba niba nta eko kanyarede, kuko buriya niyo twayasoma yonyine ariko tukumva icyo Uwiteka adushaka. Urakoze cyane. Itarakoze ayiseka yambonera. Iyo tuvuga kwitanga nibyo ni ku ipaje ya 35. Baravuze ngo kwifuza kwera ni byiza. Buriya ntimugire ngo hari umuntu, abantu hafi ya bose nta muntu ushaka kurimbuka. Ntimuzabone umuntu ujya gusenga, ujya mu bintu by'Imana mugiye ngo hari umuntu wifuza kurimbuka. Ntawe pe. Mutegereza ko hari umuntu watakaza uyu mwanya atagiye muri business gushaka amafaranga ashaka kurimbuka. Nta gihembo, ntawe. Nta muntu ushaka kurimbuka rwose ufata iki gihe nk'iki. Nta politiki hano tuba turimo, nta mafaranga twaje gushaka, abandi bagiye kugira gute, bagiye kuyashaka. Nta muntu uza hano ashaka kurimbuka. Ikintu cyo kwifuza kugira gute, kwera. Ibi bintu biravuze ngo ni byiza. Kureka mbabwire bavanye, njyewe mba numva muri iyi minsi twajya tuganira nk'abantu b'abavandimwe. Biravuga ngo nimuze tugire gute, tujye iki inama. Ubundi ni iki cyatumye dukurikira Yesu? Turumva uyu mushinga twinjiyemo ni iki dushaka? Umusaruro w'uyu mushinga ni ubugingo bugize gute? Niba atari icyo ngicyo twawushije imbere. Ibindi byose twaba ari ugukinira Satani business. Asomye amagambo ko Satani yabona abantu bari mu bintu by'Imana badashaka kurasa ku ntego, bibereyemo gusa. Ibyo biramushimisha, bakabyina insinzi ngo aba. Nubwo abantu babareba bakagira ngo ni abantu bakurikiye Imana, ariko narabafashe n'abanje.
nta kintu cya mbere kineza satani nko kubona nko gufatira umuntu mu by'Imana. Buriya iyo umuntu yibereye mu bintu by'isi, satani ahora afite ubwoba, kuko mwene uwo muntu Imana kumushaka biba bigize gute, byoroshye kuko nyine bari mu by'isi. Ariko uragira ngo ntibikomeye kuvuga ngo washakira umuntu uremuna, ushaka se ni umupagani ntajya gusenga ku isabato se, gahunda z'iby'Imana se ntazibonekamo, uramukarasa he? Ni umuntu w'Imana. Rero satani agize amahirwe abona abantu birundaho, bakirundaho ngaho batazi ikintu kibaho, kumasha, kumaramaza, gukurikira Imana. Avuga ati aba ngaba bihorere, ubweze birunde nk'inzoga y'iki itende. Kwifuza kwera ni byiza, ariko rero iyo bigungiriye aho ntacyo bimara. Benshi bazazimira nubwo bifuza no kwiringira ko bazaba abakristo. Ntibamasha kimwe. Haleluya. Urumva ikibazo gikomeye, ikintu cy'ubunyarudukiya. Imana ikamubwira ubu dukeneye kwiyegurira Imana, ikintu cyo kutamasha kimwe, kugeza ubwo umuntu mu mutima waba yumva agenda avuga ngo Mana, ariko twagiye ngo Mana nzi ko ari wewe nkunda, Mwami nzi ko ari wewe nkunda kuruta iki, kuruta ibintu byiza. Mu mutima w'umuntu akwiye kuba ari icyo cyifuzo, umuntu akabivugisha umutima we atari umunwa, kugeza ubwo kwisuba buzingo nibigera ku kintu cyitwa ubugingo buhoraho, nzakurikira Imana yanjye. Haleluya. Dukeneye kuba dufite imyanzuro mu mitima yacu imeze ityo. Ntabwo mwene iyo myanzuro ikwiriye kuvuka mu gihe ikigeragezo cyaje. Buriya impamvu abantu benshi cyane bajya batsindwa, babaho mu buzima bagenda batarafatiye imyanzuro ubugingo. Ikigeragezo kije utangira kubona batangiye kujya babaza imitima, kandi ikigeragezo kibagezeho kuko bamwe basanzwe nta myanzuro bafatiye mu rugendo batangiye, bakamera n'abantu bagiye gutangira kwiga gufata imyanzuro, bibaza ngo turabigenza dute. Oya, uriya hari abasore batatu njye nigira b'abanyagano, umuntu bita Saduraka, Mishake na Obedenego. Igihe Nebukadinezari yavuga ngo noneho tugiye kwenyegeza itama inshuro 7, ameze nk'uri kubaha shatse andi mahirwe, nimutarame murashugunywa, kubera ko bari basanzwe bafite icyemezo mu mitima yabo cy'uko bamaramaje gukurikira Imana. Baravuze ngo Nyagasani, nta n'impamvu ituma turiba tuganira kuri ibyo bintu, ayo mahitamo yawe, nta mpamvu ituma tugusubiza iby'iryo jambo. Oya, buriya uzatinya umuntu ukubwira ngo icyo kiganiro ntitwirwa tugira gute, ikiganiro cyo ngo kutumvira Imana no kuyumvira ntacyo tujya nicyo. Ubwo ruhande twamaze guhitamo kera. Ubundi umuntu w'Imana akwiriye kubaho afite imyanzuro, umurongo agenda uri mu mutima we noneho, kugeza ubwo ikintu cyiza kiwurwanya atiriwe ajya kugira isezerano nacyo, ntari ibiganiro. Haleluya. Uriya nagiye nitegereza mu minsi yashize mu bihe bya Covid, ujya kubona ukabona kubera abantu kuba mu bintu bya gikristo bameze nk'abantu batazi neza icyo urugendo inzira ifunganye izabasaba. Umuntu wabonaga yuko umutima we wasobanukiwe neza n'icyo gukora, ukabona umuntu nawe umutima nama we umwemeza icyo yakabaye akora, ariko kubera kutamaramaza, kubera kutamasha kurikira Imana, abantu bageraga ahantu bakamera nk'abantu bari kuzungera, bakajyanwa n'umuriro, bagenda batazi iyo bagiye, kugeza ubwo umuntu bwati umwanzuro ufasha bawutekerejeho, mbese nawe akumva ibintu yakoze ntazi ibyo ari byo. Ujya asenga abantu baga batinya iki, agatinya ati inzara igiye kuzapyica,
tugiye kuzabura akazi, ibintu nk'ibyo ibyo bintu. Iyo umuntu avuze kwiyegurira Imana iteka ryose, ibyo bintu bita ko bimukura muri iyi nzira ifunganye, abantu bakamubura burundu. Bisaba gusa ko umuntu asangwa afite ikintu cyitwa kumaramaza no kumasha ingingo y'ubugingo. Nayo bitari ibyo, ibigeragezo biri imbere yacu. Igitabo cy'intambara ikomeye kitubwira ibintu bikomeye cyane. Ku ipaji ya 135, reka mbasomere ibintu kitubwira kandi bikomeye cyane tugomba kwitaho niba twumva dushaka kuzabana n'umwami Imana yacu ubwami bwo mu ijuru. Dukeneye ko abantu bahagaze bashikamye kandi bamaze gufatira imyanzuro ikintu cyitwa ubugingo buhoraho mu mitima yabo, maze tugomba kwishingikiriza ku Mana uko bwije n'uko bukeye, twiga ijambo ryayo kugira ngo twongerwe iki? Imbaraga z'umutima. Iyo myanzuro twafatiye mu mitima, iri mu mitima yacu, kugira ngo tuyishikamemo. Intambara ikomeye paje 135, 135, paragrafe ya 2 aravuga ngo igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere. Igihe cy'umubabaro ni iki? N'agahinda kituri imbere. Kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira ibi ngibi mu kindi tubavuga ngo gutinda kwiki? Kwigira. Yavuze ngo bidusaba kwizera. Kwizera ni ukubeshwaho n'ijambo. Haleluya. Igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere, kidusaba kwizera. Bene bagabo, kidusaba kubeshwaho n'ijambo. Iyo tubeshwaho n'ijambo rero, nibwo dushobora no kuzihangana no gutinda kwiki? Kwigihe. Kwizera kuzihanganira inzara. Ikibazo cy'inzara, Imana yatanze amasezerano. Haleluya. Umunaniro, aravuga ngo kwizera kutazacogora nubwo hazi ibigeragezo biteye iki? Buriya iyo dutekereje neza tutihenda, tukavuga ibintu mu manyakuri, kandi ko kuri kambabwira ibi bintu biri imbere yacu, ntabwo ari uburyo bwo guterana ubwoba, bwo mu buryo bwo gukomeza kugira ngo abantu bitegure. Kandi umwiteguro wa mbere ni uguhinduka kw'imico. Haleluya. Impamvu yose y'ubwoba abantu bagira buzanatuma abantu bava mu bintu by'Imana ni ikibazo cy'uko icyaha kizaba kiri mu bugingo bwacu. Icyaha ahantu cyicaye, ahantu hose icyaha kizaba cyicaye hazaba hari ubwoba. Haleluya. Buriya ndagira mbabwire ibanga ryo kunesha ubwoba. Ubwoba buterwa n'ibintu byose abantu bajya bagira bakava mu bintu by'Imana, bakagambanira Imana. Ni ikibazo cy'uko icyaha kikibabujije amahwemo. Igihe cyose icyaha kikiri mu bugingo bwacu, ikibazo cy'ubwoba ntaho kizajya, kizadukura umutima. Ijambo ry'Imana rigaragaza yuko neza urubori rw'urutariki ni icyaha. Ikintu urupfu rushobora kuba rudufitemo kikatubuza amahwemo ni icyaha gusa. Haleluya. Ni iki kintu uruki rwagutwara iki uramutse utagushyizemo urubori? Hari icyo rwagutwara? Urubori rutakurimo, uruki nta bubasha bigize gutera ugufiteho. Haleluya. Urupfu, impamvu ubona rutera abantu ubwoba
ahantu hose ugeze, ahantu hose umuntu ahagaze akabona ibimenyetso by'urupfu biri kumuzenguruka, agahita akahamuka ibintu by'Imana n'ibyo yavuze imyaka n'imyaka akabivamo. Kandi koko ibyo bintu uko bigiye kuzagenda, ibyo bintu ntibizaterwa n'uko abantu bafite amakuru make ku bihe biri imbere, ntibizaterwa n'uko abantu batize ibihe tugiye kujyamo. Ibintu turabyiga n'ubu tugiye, ariko dore ikintu kigiye kuzakira, kubera yuko urupfu dufitemo ikintu rutubikira, kandi icyo kintu urubori rw'urupfu ni iki? Ni icyaha. Igihe cyose icyaha kikiri muri twe, igihe cyose tukibitse komponenti y'urupfu, urupfu iyo rutugeze uruhande rudutera ubwoba, kuko tubitse tubitse ikintu cyarwo. Buriya iyo umuntu anesha icyaha, ubwoba bw'urupfu bugenda bugira gute? Bushira. Urupfu rumuhagarara iruhande, akamera nk'udafitanye isano narwo, kuko nta kintu cyarwo agize gute? Abitse. Icyaha kimeze nk'urubori rw'uruyuki rutujomba, ni urubori rw'urupfu. Igihe cyose turi mu rupfu rugahagarara imbere yacu, turatitira. Haleluya. Dukeneye kurwana intambara yo kwizera, yo kunesha icyaha. Haleluya. Benshi bazazimira nubwo bifuza no kwiringira ko bazaba abakristo, ntibamasha kimwe ngo begurire Imana ubushake bwabo, ntibahitamo kuba abakristo b'amaraso. Ese uyu munsi turahitamo kuba abakristo tumaramaje? Mbese iri tsinda ry'abantu bake turi hano, mwanyemerera imitima yacu tukayegurira Imana, kuko ibintu by'Imana ni imyanzuro. Iby'Imana ni imyanzuro. Kamabwire, nasomye ibyungo bita Enoki, kandi kuri buri ntambwe urareka mbabwire, mu mibereho yawe yose, igihe wabera umukristo, ushobora kuba utaramaramaza kwiyegurira iki? Imana. Ugafata umwanzuro uyu munsi ukavuga ati ibintu by'Imana bibagamo bigura intege, bibagamo gutya na gutya, ariko ubu ufashe umwanzuro wo kwiyegurira iki? Imana maramaje. Haleluya. Mfashe umwanzuro wo kwiyegurira Imana yanjye maramaje. Imana iduhe mwene ibyo byifuzo muri iki gitondo. Batira imyanzuro ubugingo bwacu, ubugingo buri mu manegeka. Abari kuza Uwiteka abahugisha. Turimo turigana icyigisho kivuga ngo gufatira umwanzuro ubugingo buhoraho. Gufatira umwanzuro iki? Ubugingo buhoraho. Iki si ikintu cyoroshye. Igitabo cy'intambara ikomeye cy'ijoro cyitwa imitego ya Satani, baravuze ngo iyo umuntu wese yiyeguriye Imana akavuga ngo nkurikiye Yesu, akwiriye kumenya yuko yiyandikishije ku rutonde rw'abasirikari bahanganye n'ubutware bw'iki? Turi abasirikari ku rwego rukomeye cyane. Niyo mpamvu mushobora kuzabona ibintu biba ku isi, mukabona abo mwitaga ibihangange bakutse umutima bubaraye, mukabona abagabo baciye bugufi biyo epfo mu cyaro bashikamiye ku Mana yawe, badatewe ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose. Turi ingabo z'Uwiteka.
Haleluya. Ingabo zirwana mu buryo bwazo. Baravuze ngo nubwo tugenda mu buryo bw'abantu, intwaro zacu usanga ari iki? Ntabwo ari iz'abantu, ntabwo turwana mu buryo bw'abantu. Isomo riboneka kabiri rw'Abakorinto, igice cya 10 niba nibuka. Bavandi banumva nk'iri tsinda rito dukeneye gufata imyanzuro, kuko ubu turaganira tukungurana ibitekerezo. Dukeneye gufatira ubugingo bwacu imyanzuro tukava mu bintu by'iki, ibintu by'imikino. Kabiri rw'Abakorinto umurongo wa 3, nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Aya mabwiriza turi abasirikari bafite uko turwana, ntiturwana mu buryo bw'abantu. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ntabwo ari amasasu. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Ibihome umwanzi ashaka kutwubakaho atuzitira ngo zitwaretse. Intwaro z'intambara yacu zifite ububasha bwo kubikubita hasi zikabitwa, keretse gusa utazazirwanisha. Izo ntwaro ziboneka muri Efeso 5. Haleluya. Hari n'inkota, ukuri, ijambo ry'Imana. Ayo twavuga ngo kubera ko no kugira gute bidusaba kwizera. Dukeneye buri munsi kubeshwaho n'ukuri, batwara inkota. Dukeneye buri munsi kwiga Bibiliya. Haleluya. Dukeneye munsi gufata amasaha. Bandi dukeneye gukanguka. Atangaje kubona umuntu yitwa umusirikare nta risasi agira. Umusivile yamusanga mu nzira akamuniga. Bavandi y'urugamba turimo, kuki twitwa abasirikari? Ijambo ry'Imana tubwiye ngo umuntu wese wavuze ngo yeguriye Kristo yiyandikije ku rutonde rw'ingabo zihanganye n'umwanzi na Satani. Ariko ni gute umusirikare aba adafite inkota, adafite intwaro? Kandi ukavuga ngo umusirikare n'umusivile muhuye hariya yakumerera nabi. Biriya gikoresha ibigereranyo, ikakoresha ibigereranyo byo mu buzima busanzwe kugira ngo dutekereze neza. Witwa umusirikari, uri musirikari wa ugira intwaro? Udafite intwaro se nicyo ujya ku rugamba urumva batazakumena umutwe? Haleluya. Urajya ku rugamba wakicaye. Reka mubwire ikintu gikomeye, mugira ngo urusi urugamba turi ubu ni urugamba rukomeye cyane. Buri ibintu by'Imana ivuze ngo bigiyemo, ibyo umenya ko ubwiye Satani ngo Satani ngiye ku ruhande rutari urwawe, kandi nawe uhereye uwo munsi azaguhiga, azagutega. Niyo mpamvu dukeneye intwaro, dukeneye ukuri Bibiliya, dukeneye inkota Bibiliya, dukeneye kwizera kubeshwaho n'iryo jambo buri munsi. Rikavuga ngo mutware kwizera neza, ariko muzazimisha imyambi yose y'umubi yaka iki yakumva. Imyambi n'ibigeragezo, ugomba guhura n'ibigeragezo akagucanaho ibigeragezo. Sashima duhura na byose, igeragezo azakigucanaho kugeza ubwo uvuga ngo urumva agiye kunyotsa.
uzakizimisha uzakizimisha isezerano. Haleluya. Jambo nabwo handitse nubwo uri kugira gutya, nubwo uri kunkangisha akazi, nubwo uri kunkangisha kutazabona imibereho, nubwo uri kunkangisha kuzicwa n'iki. Haleluya. Abo nyuma navuze ngo nawe umusore none ngize gute, yashaje, sindabona aho mukiranutsa arekwa cyangwa ubyaro bigire gute. Uwo mwambo uzimye kandi uzimye mu kwizera, utuze kuri buri mwambi wose Satani yiteguye kuducana. Yabona kubwira abantu ngo hari kizimyamoto, hari isezerano ribuzimya, keretse kwaba turi abagabo. Hari isezerano Imana yagennye, nta kigeragezo Satani yateguye kidafite hari isezerano rigomba kuzimya uwo muntu. Haleluya. Leta gufatira Imana ku ijambo ryayo. Imana ikeneye abagabo bafite kumaramaza nka Saduraka, Meshaki na Abedenego, bavuga ngo Nyagasani, ibyo biganiro byo kuramya indi Mana itari Imana yo mu ijuru ntabwo tujyamo. Nta mpamvu ituma tukugira ibigo ntabwo. Umva abantu rwego kumaramaza bari kuvuga ngo tuganire ku byo kugomera Imana. Icyo nacyo ni ikiganiro tujya twicazwe no kuvuga ngo turamye Imana cyangwa wowe no. Ibyo bitwicaze duti igihe twibaza niba tugiye kuramya ibishushanyo bakize mu kibaya cyadura cyangwa niba tugiye kuramya Imana yacu mu ijuru twamenye. Nta mpamvu ituma duti igihe muri ibyo. Imana yacu dukorera ibasha kugira gute, kudukiza. Ariko barangiza bakavuga ngo babana bashobora ikintu cyitwa isezerano, kwiringira amasezerano y'Imana naho utagira gute, ntitubasha. Mbega imyanzuro, uburyo dukeneye imyanzuro nk'iyo ngiyo. Ibintu bisaba kwiyegurira Imana. Mwari muzi ko dukeneye kwiyegurira Imana kugeza ubwo wowe utibeshya. Yesu ashimwe. Umuntu akeneye kwiyegurira Imana kugeza ubwo watibeshya, ukaba ugenda mu nzira nawe ubwawe ukihamiriza, wakicara ugatuza, nta n'umuntu muri kumwe, tutari mu iterano wibereye iwe wiryamiye. Umutima wawe ukavuga ngo ariko koko nzi ko niyeguriye iki, nzi ko niyeguriye Imana. Mu mutima wawe ukaririmba imyambire ukavuga ati Mwami, nzi yuko ari wowe nkunda kuruta iki. Icyo kintu ukumva mu mutima wawe wemeranya nacyo nturi kwibeshya. Buriya hari ibintu abantu batuvuga, hari ibintu dushobora kwivuga, ariko amabwiriza hari ibintu wicaye neza ugatekereza nawe wabona kutiyegurira iki ubwawe, ntugire umuntu ubibwira. Ariko wareba neza uburyo Imana isaba abantu kwiyegurira, we utuje ukigira isuka ati nubwo ibintu by'Imana bibamo ntabwo nagize, ntabwo nagiye. Icyo kintu umuntu wese yakisubiza uretse ko abantu babicecekeye. Dukeneye ko abakristo batekereza muri ubu rwego. Ikintu cyitwa ishimwe ry'abantu tukakireka kuko ntacyo kizatumarira, ahubwo tugashaka ishimwe rigira gute, riva ku ki, riva ku Mana. Yesu Kristo ati mwabasha kwizera gute mumarana ibishimwe ry'ibintu by'ibigaragara. Ibyo abantu babavuga bizamara iki? Ubwo ubukristo bushobora kuzatuma duhangana n'ibihe tugiye kwinjiramo. Ubukristo buzi Imana, ubukristo bwahisemo Imana buri wese ku ruhande rwe. Izi ntwaro rero turi ingabo sanga n'utware bw'umwijima, dukeneye kuba dufite intwaro. Nta muntu wavuga ngo ari ku rugamba atagira intwaro. Si ingabo. Ku bice cya 12 ku murongo 41 agaragaza Imana ivuga ko turi ingabo zayo. Haleluya. Turi ingabo z'Uwiteka. Hako mu buryo busanzwe nta musirikare ubaho aho uzamubona hose aba afite iki, ariko ingabo zo mu buryo bw'umwuka ziratangaje. Abantu baragenda gusa n'amaboko. Ijambo ry'Imana mu gitondo
nta muntu ushaka gufata inkota umunsi ugashira twarangiza tugashoza intambara. Turashoza intambara muri korali, turasohora indirimbo. Niba no turi gushoza intambara, biriya ni igitero. Haleluya. Kandi igitero tuba tugaba ku mwanzi. Iyo dusohoye indirimbo tubwira abantu mwebwe mugire gute mwema maso, urimo urashotora Satani, hagara ushikamye. Niba uri kumushotora rero fata intwaro. Buri ibintu by'ivugabutumwa tubirebera mu kintu cyoroshye cyane, ariko ni ibintu bikomeye. Buriya ari nko kuvuga ngo kuriya iyo uvuze ngo umuntu agiye mu ivuna cyangwa mu ivugurura cyangwa afashe gahunda yo kwigisha icyigisho cyangwa sohoye indirimbo yashyize ku karubanda kuri YouTube, kuko iriya ndirimbo Satani niwe ababizi neza, twebwe tubitekereza gake. Abazi neza ko iriya ndirimbo yakora ku mitima y'abantu ibihumbi n'ibihumbi bakegurira iki. Ubwo rugamba rero urushobora ku butware bwe, agomba kugabaho ibitero. Shaka intwaro z'umwuka. Bavuze ngo rero nubwo tugenda nk'abantu ariko niturwana nk'iki nk'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kikiri hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatanira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose, ubwo kumvira kwanyu kuzagira gute kuzasohoka. Amen. Bwana Yesu, reka dusubire kuri aya magambo. Nugenga ubushake bwawe. Nugenga iki? Ubushake bwawe. Ukubaho kwawe kuzahinduka ukundi rwose. Yesu ashimwe. Igitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji 36 baravuze ngo ninde uzahagarara agatsinzwe. Bavuga uburyo Yesu Kristo nayirwa ku bicu azameze nk'isabune y'umubeshi ndetse n'umuriro w'umucuzi. Kandi abanyabyaha nibamubona bazicwa n'ubwiza bwe. Haleluya. Kubera ko Imana izavuga hagati y'umuntu n'Imana. Ubwo nta munyabyaha ushobora kuzareba Kristo ngo bahangane amaso ku maso. Barenje baravuga ngo rero kugira ngo abantu bazabashe kumubona ntibicwe n'ubwiza bwe, twe turi iki gihe nuko agomba kwicara akaducura akaducentura. Bazacentura abahungu bande bahari twebwe ngo abacure nk'ucura ifeza. Haleluya. Imana igomba kuducura, Imana igomba kuduconga, ahataringaniye ikagira gute ikaharinganiza. Kandi umugambi n'umwe nuko tugira ishusho ya Yesu. Mbere ko kwisaba kugenda ishusho ya Kristo ikaboneka muri twe. Igitabo cy'inyandiko z'ibanze bavuga kuri ayo magambo ku ipaji 78 baravuga ngo nabonye kandi yuko abantu benshi nabonye kandi yuko abantu benshi batazi icyo guhagarara imbere y'Imana umuhuza atagihari bisobanura. Abantu benshi ngo ibyo bintu ntago bari bagafata igihe batekereze ngo Yesu nava ku ntebe y'imbabazi umuntu uri ku isi bizaba bimusaba kuba ameze ate nta muhuza ugihari. Barandika kuri iyo paje baravuga ngo bisobanuye kuba dufite ishusho ya Kristo mu buryo bugize gute bwuzuye. Ngiki kintu abantu benshi ngo batazi icyo bizaba bibasaba.
kumva ko Imana iradusaba ikintu cyitwa guhinduka. Dukeneye guhinduka by'ukuri. Kristo agomba kuva ku ntebe y'imbabazi 144. Haleluya. Bantu bafite ishusho ya Kristo mu buryo bugize gute ubuzuye. Iyo paje mu ntambara ikomeye n'indangiye kubabwira baravuze naho basoye amagambo ngo bagomba kuba badafite ikizinga cyangwa iki umunkanyari cyangwa ikindi kintu kiri cyose. Baranje baravuga ngo impamvu n'intuye amagambo nuko hano bavuze ngo nugenga ubushake bubasha ubushake bwawe uzahinduka ukundi rwose. Baranje baravuga ngo kuri icyo gitabo ntambara ikomeye kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Kubw'ubuntu bw'Imana no kuvuga ngo umuntu uzafata umwanya agahereza agafata umwanya akajya muri Bibiliya ibyanditswe byera akabihereza umwanya. Imana yashyizemo imbaraga yo guhindura umunyabyaha kubw'ubuntu bw'iki bw'Imana. Kabiri, kubw'umuhati wabo udacogora bagomba kuba banesha mu ntambara barwana n'iki n'ikibi. Kwamagambo ubwo hari ubuntu bw'Imana, hari n'umuhati w'iki ubushake. Imbaraga y'ubushake ni imbaraga y'ubushake Imana yashyize mu muntu. Buri igihe cyose ndi kwigisha, igihe cyose turi kuganira n'abantu ijambo ry'Imana, iyo tugeze ku bintu byo kwezwa hari uruhare rw'umuntu, hari uruhare rw'iki rw'Imana. Kandi uruhare rw'umuntu ni ubuhese ni ugukoresha ubushake Imana yagize gute yamushyize amahitamo. Iyo uhisemo kuba mu ruhande rw'Imana ugahitamo kwiga ibyanditswe byera byo byifite n'imbaraga kugira ngo yo kuguhindura, ntabwo bikoresha byo biragukoresha, we hitamo gusa kugira ngo ubihereze umwanya. Kubw'umuhati wabo udacogora. Niba buri munsi tugomba kubana n'Imana mu ijambo ryayo, fata ibyo bihe bidapfa. Iki byose byera bizakora uzakibona. Iki byose byera bizakora uzakibona. Ndifuza kubasomera amagambo avuga kuri iki kintu, ariko reka mbaye nsoza yo kugana Yesu. Aravuga ngo nugenga ubushake bwawe. Ubushake, imbaraga y'ubushake ngo ni imbaraga umuntu wese afite muri we Imana yamubitse. Iyo mbaraga niyo mbaraga ituma mu bijyanye na business. Yesu ashimwe. Ubundi buriya ngo urubanza rw'Imana, Imana muri jya guca urubanza, hari abantu bavuga ngo izashingira mu Imana. Oye, izashingira we mu mibereho yawe. Izakubaza icyo wakoresha imbaraga y'ubushake yagushyizemo. Iyo mbaraga y'ubushake ni imbaraga idafitwe n'umuntu wenda ngo yegurire ibintu by'Imana, ngo mu bintu by'Imana gusa, ifitwe n'umuntu wese. Iyo mbaraga y'ubushake ntabwo tuyikoresha mu by'Imana gusa, ahubwo tuyikoresha ahantu hose. Niyo mbaraga ituma iyo umuntu agiye kugera ku kintu cyo gushaka amafaranga abyuka saa 9 z'ijoro ajya kurangura. Yesu ashimwe. Arabishobora. Niyo mbaraga ituma umuntu ashobora gushaka amafaranga agakora, yabona agiye guhomba akageza saa 8 z'ijoro akavuga ati izi nyanya zanjye zigiye kumpombera kandi nta kindi gishoro mfite, reka nongera amasaha sinjyane kandi noneho nyongere. Ibitotsi abize abifite. Iyo niyo mbaraga ituma umunyeshuri nubwo bwose mu buzima busanzwe agira ibitotsi cyane, ariko iyo bigeze ku kibazo cy'ikizamini azimwe ejo nzakora kandi hari ibintu niga, niyo mbaraga ituma afata umwanzuro akavuga ngo ndashyiramo reveye isaa 9 mbe mbyutse, kandi ninumva ndi gusinzira ndakuramo amasogisi nshyira amaguru mu mazi, ariko nige. Imbaraga y'iki? Imbaraga y'ubushake itagirwa n'abantu gusa ngo bari mu by'Imana. Ni imbaraga Imana yashyize mu muntu wese. Imana izaza byonyine, hari ibintu Imana izereka abantu. Bavuga ati mu bintu byose by'isi imbaraga y'ubushake washoboye kuyikoresha, sibyo? Ariko ku kintu cyitwa n'ubugingo buhoraho, kwiga ijambo ry'Imana ibyanjye, iyo mbaraga y'ubushake wagira ngo ntayigi.
ahubwo ahita guhaza inzitwazo, ibitotsi byantwaye, narinaniwe, ariko ku murongo w'iby'isi ni ubona ko abantu imbaraga bayifite, imbaraga barayikoresha abantu bakagera ku bintu by'iyi si kandi koko abantu babigezeho, ariko ku murongo w'iby'Imana abantu bariryamira bakabwira Imana bati twananiwe rwose twabuze imbaraga, ariko ku murongo w'iby'isi abantu barayikoresha neza. Icyo cyo kizatsinda abantu kandi nta gutwaza abantu bazabona. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ubwo bushake bwawe n'ubugenga Imana yagushyizemo, ukaba ukubaho kwawe kuzahinduka ukundi rwose. Ufata umwanzuro ati ndabigenza ntya mu kazi, fata umwanzuro ko uzajya ubyuka mu ijambo ry'Imana ku masaha yawe. Kuki se ufata umwanzuro wo kwiga, wo kuzinduka wiga amasomo wibukore ukabishobora, ukabikora ukwezi, ibintu by'Imana byajya kugerwaho ukabwira Imana ngo byananiye. Iyo weguriye Kristo ubushake bwawe uba wifatanyije n'ububasha burutuga abatware bwose n'ingoma zose. N'icyo kintu uzagira imbaraga iva mu ijuru yo kugukomeza, maze kandi uko uzajya wiyegurira Imana niko uzajya ubashishwa kugira ubugingo bushya, ari bwo bugingo bwo kwizera. Kadushaka umusozo, ari bwo bugingo bwo kwizera. Keneye kwiyegurira Imana cyane. Reka nsome aya magambo mu gatabo kitwa My Life Today, imibereho yanjye uyu munsi. Amagambo yanditswe n'umuja w'Imana Ellen White. Keneye kwiyegurira Imana cyane. Dukeneye kuba abantu b'abakristo bazima. Dukeneye kuba abantu b'abakristo bazima kugeza ubwo ab'isi bamenya yuko twahisemo Imana bitari ibintu by'imikino. Haleluya. Dukeneye kwiyegurira. Kuko iyo ugiye kureba muri iyi minsi ubona ukareba kuvangavanga kuriho, uribaza umurongo utandukanye umuntu w'Imana n'umuntu w'isi ukawubura. Siko inyandiko yavuze, urawubura ukibaza ngo ubukristo bwo muri iyi minsi burwaye iki? Urareba umuntu w'Imana n'umuntu w'isi, ikibazo batandukanye bikakuyobera. Kuvangavanga iki gisekuru, nubwo Imana izakuramo abantu b'abanyambaraga, nabasomeye amagambo avuga ko ngo hazabaho ububyutse bwo kubaha Imana, hariho kwangirika gukomeye n'ubunyantege nke, ariko Imana igiye kuzifata itsinda ry'abantu bazayegurira umutima wabo wose, ibahereza ibyangombwa byose. Kandi muri iryo tsinda umuntu wese ni umukandida. Ikintu cyitwa amahitamo. Buriya dukeneye gusenga Imana cyane kugira ngo ibintu byo kuba mu bintu by'Imana igice, Imana ibirandure mu mitima yacu, tumara amaze kuyiyegurira cyangwa se tubivemo. Kuko buri Imana nicyo kintu yigisha nk'abantu. Imana iravuga ati ibintu byo kuba akazuyaze utandagaraje, akaguru kamwe kaririya kandi kaririya, ibyo bintu bireke. Imana ikavuga ati icyiza kugira ngo ube akazuyaze bitamukonje burundu. Imana bivemo, Imana izanagushaka izindi gushaka umupagani cyangwa se shyuha. Ibintu by'Imana byinshi uyegurira iki? Imana. Kuriya Yesu Kristo ari bugufi kugaruka nshuti bavandimwe. Dore yuko ibintu by'Imana abantu babigize amagambo, nkuko koko byananditswe. Petero akabivuga ati abantu baravuga ati isaba byo kuza kwe ririhe? Uhereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri bavuze ngo agiye kuza ntaze, mu mwaka w'ibihumbi 2020 bakavuga ngo covid ngo agiye kuza ntaze, indi myaka bakavuga ngo agiye kuza ntaze. Ibyo bintu bizaba ryari? Mu mitima abantu benshi ibintu uko bavuga bikabatera gutera agati mu ryinyo.
ariko ndagira mbabwire yuko Yesu Kristo ari bugufi. Imana de nigeze mbwira abantu yuko ijambo ry'Imana mbere yuko ryizera nabanje gushaka ibimenyetso bidashobora gutuma nshidikanya ku ijambo ry'Imana. Hari igihe nabayeho nanjye nshidikanya ijambo ry'Imana kuko atari ko nkagenda ngasoma mu itangiriro mbere na mbere Imana yari mu ijuru n'isi. None se yari iri gusa ibintu by'abazungu bagiye bakazingazinga bakatubeshya. Yari mu ijuru yari iri hese nkagira ahantu nkumva akantu kagiye gukubita mu bwonko baratakaye. Ariko iryo shidikanya ryose ntabwo nagiye gufata ibintu birebire cyane naribaye. Ariko buri kintu cyaje nafashe igihe ndiga navuga ngo ni ibihe bintu ushobora kwiga bimpamiriza ko Bibiliya itabeshya, Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo bya dictionnaire. Ibyo bintu zo fagite ndazibona maze kuzibona kikama mu Mana. Mbona ko Bibiliya ari igitabo, mbona ko Imana ibaho, mbona yuko ibyo bintu sindi bifite ubushobozi bwo kubimenya. Ibyo nabyo ndabyumva ndabibona, ariko mbona na fagite zigaragaza ko Bibiliya atari igitabo cyakwiye gushyirwaho gusa. Nashingiye cyane ku mateka. Ubundi ushaka neza kumenya ubuhanga bwa Bibiliya ujya mu banyamateka batazi Imana, maze wabizi ugasoma Bibiliya ukagenda uhuza ibintu ukavuga ati baba we mbega igitabo. Abanyamateka ba Herodote muzi yo bari kwandika ku bintu bya bakuru. Abo banyamateka se bari bazi Imana? Ndakurahiye, ariko barabivugaga bagahuza na Yesaya umwana umuturage wo muri Isiraheli yo ngiyo uko Imana yakoreyemo, agahuza n'abanyamateka biyandikira barwanya Imana, ariko ugasanga n'izina rikuro birahura. Imana biratangaje. Buriya iyo wize amateka neza uri kwigira amateka ku bantu biga byonyine na Histoire isanzwe twagiye twiga babana korewe. Twe twize amateka abana Colombo na Paris, ariko wajya muri ugasanga burya ya mateka umwishuzi yagize yari yarayavuze mu kinyejana cya mbere. Kandi ikintu kiba gitangaje, uragenda wiga iby'amateka ya Yohana umwishuzi mu kinyejana cya mbere, muri mu bihakane kuko fagite zirahari abo bantu babayeho n'ibyo bihe neza urabibona. Iriya midugudu ya za Simurura, Perugamo byose biba bihari. Iriya migi none uwo muntu wo mu kinyejana cya mbere wibaza ukuntu mu kinyejana cya mbere yanditse ibintu bizaba ugasanga yanditse Napoleon Bonaparte, impinduramatwara mu Bufaransa yarayanditse muri Bibiliya. Mbese ibyo ntibitangaje? Wakiga amateka neza ugahuza uvuga ati Imana ni Imana. Igitabo ugasanga cyabaye ikindi gitabo gitandukanye n'ibi abantu bandika. Ariko iyo umuntu atarafata igihe atuka ibyo atazi. Abantu bajya batuka ibyo batazi bakajya nkuko bagenza ibindi bintu byose na Bibiliya bagashaka kuyigenza gutyo kuko batazi. Nivugiraga ikintu cyitwa kugenga imbaraga y'ubushake. Baravuze ngo the will is the deciding power. Ubushake ni imbaraga y'amahitamo, sibyo? My left today November 10th. Baravuze victory in the conflict, insinzi ku rugamba, sibyo? Bavuze isomo ryo mu Baroma igice cya 12 nibyo batangije umurongo wa 2, kandi mwishanye n'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mufite imitima mishya. Bavanye ntimwishushanye n'iki iki ko umuntu abiki gihe uburyo bameze kigiye barimo baranga Imana benshi. Dukeneye kuba abasore bigaragara ko twamenye Imana yacu. Dukeneye kuba abakobwa abantu bavuga ati koko aba ni abaki yabaye Yesu. Ariko tudakarita za Kristo koko muri yababwiye ari bikora ari kwishuka no kwihenda no kwikirita tukase kandi abatwimitsira kandi ibishanyira biki cyari iki ahubwo mu gihe
mufite imitima mishya. Baravuze ngo there is nothing that can keep you away from God but a rebellious will. Nta kindi kintu gishobora gushyira kure y'Imana uretse wowe iki ubushake bwawe bwo kwigomekaho ukuri. Kuko niba ushobora kubyuka ujya gushaka amafaranga ukabishobora, ariko kubyuka wiga Bibiliya bikakunanira, ni ikibazo cy'ubushake bwawe. Utaza kubeshyera Imana, kuko iyo ugeze ku kibazo cy'amafaranga no gushaka ubutunzi birakunda. Iyo mbaraga bushake kurimo ijya hehe mu by'Imana? Mbaraga bushake rero dukeneye kuyitegeka. Imana ngo yayihaye umuntu wese ayikoresha uko abyumva. Ubwo bushake rero iyo ubwerekeje ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikora iki? Umurimo wacu bikawuhindura. Icyo dukwiriye gukora ni gufata ubushake bwacu tukabujyana tukabwerekeza ku gushaka Imana, kwegera Imana, maze Imana igakora umurimo wo kuduhindura binyuze mu ijambo ryayo. Ariko icyo kintu cyo gukoresha uko bushake turakibuza. Umunsi wose urashira ugapangira izindi gahunda zawe zose, ntabwo ujya ukoresha ubushake bwawe ngo ushyiremo n'umwanya w'Imana. The will is the governing power in the nature of man. Ubushake ni imbaraga iyobora muri kamere muntu. Ubushake, if the will is set right, iyo ubushake bwawe ubusetinze neza, kubukoresha neza, all the rest of the being will come under its sway. Ibintu byose bizajya mu murongo. The will is not the task or the inclination, but it is the choice. Ubushake ni amahitamo yawe. Ndaza kubasomera amagambo aravuga ngo abantu bazagomeza batsindwe ubuhemu, barinde ibyabo birangira ku musozo batsinzwe, kubera ko batigeze bavumbura ibanga ry'imbaraga y'ubushake Imana yashyize hehe. Kansome vuba nsoze. That is the choice. Na amahitamo, the deciding power. Amahitamo, the kingly power which works in the children of men into obedience to God or to disobedience. Ruvuga ngo ni ubushake, ni amahitamo, ni ugufata icyemezo, ari byo biyobora abantu kuko Imana cyangwa kutagira gute, kutayubaha. Aje baravuga you will be in constant peril. Niyo magambo nababwira. You will be in constant peril until you understand the true force of the will. Uzakomeza utsindwe, wibere mu ntege nke, abandi bajye mbere uhora uvuga ngo ariko ngo ibi bintu ngese ngo abandi ngo babaho bati bavumbuye ibanga ry'imbaraga y'iki y'ubushake Imana yashyize muri bo. Wowe ugeze gushaka amanota n'amafaranga urayikoresha, ariko abandi bo bavumbuye ko burya no mu gushaka Imana bayikore. None rero kuko bayegera bakajya mu ijambo ryayo riri gukora wa murimo, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha, kumuhanira gukiranirwa, kumutunganya. Fata ubushake bwawe gusa ubwerekeze ku ijambo rikora. Ariko baravuze ngo you will be in constant peril until you understand the true force of the will. You may believe and promise all things, but your promise and your faith are of no account until you put your will on the right side. Ushobora kwizera, ndetse ugasezerana ibintu bitandukanye, but your promise, amasezerano yawe, and your faith, no kwizera kwawe. Oya, ibazo bavuze ko no kwizera ntacyo kuzakora nudakoresha wili yawe, nudakoresha imbaraga y'ubushake. Jean Paul, nudakoresha imbaraga y'ubushake, baravuze ngo
no kwizera ushobora kuba wemera ko rwose ijambo ry'Imana dukeneye kubona ijambo ry'iki ukanaribamo, ariko buriya no gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana risaba n'imbaraga gushakisha. Haleluya. Imbaraga y'ubushake irakenewe cyane. Ushobora kuba koko wizera ko ijambo ry'Imana ryo rihindura, unabibwiriza, unabivuga, ariko imbaraga y'ubushake aravuze ngo if you will fight the fight of faith with your willpower, nurwanya ibirwanya kwizera. Icyo kintu kwizera ni ukubeshwaho n'ijambo ry'iki ry'Imana. Kwizera ni ukubaho uri mu ijambo, sibyo? Icyo kita kwizera. Rero hari ibintu birwanya kubeshwaho n'iri jambo, hari ibintu bikurwanya mu buzima busanzwe kugira ngo utabaho uri mu ijambo. Ariko baravuze ngo ikintu kizarwanya ibyo bintu uzakoresha imbaraga y'ubushake, uzahitamo. Baravuze ngo if you will fight the fight of faith with your willpower, there is no doubt that you will conquer. Nta gushidikanya kuzagira gute uzanesha. Hari ibintu byinshi bikurwanya rwose bigatuma umunsi wose ushira utabeshejweho n'ijambo kwizera kwawe, ukwizera no kwishwa n'ijambo, ariko uzakoresha imbaraga yo gushaka. Kuko nasomye amagambo avuga ngo Satani aramutse ahagurukije n'abamarayika be bakaza kuvuga ngo ku muntu ufite umutima bwa bushake, ufite ubushake bwo gushaka Imana, maze Satani akamera nk'aje kwitambika ngo akurwanye n'abamarayika be. Narasomye ngo ijuru ryakohereza abamarayika bose baza, ubwo intambara yabaye yaruse. None niba Satani agiye kubuza icyifuzo cy'umutima wowe uri gushaka kwikurikirira Imana, Satani aje kurwana nk'uje kurwana face to face. None ijuru ryose ngo ryamanuka, kandi ibyo bintu byamugwa amahoro, yahita akacaho. Ntabwo bishoboka. Burya Satani aragufata, ariko burya unobanza kwifata, kuko ubushake bwawe ntabwo baburyanye businziriye. Iyo ubushake bwacu businziriye, Satani aza gukora umurimo we. Ariko ubushake bwacu buramutse buhaye, Satani agashaka kuza ngaje kutuboha n'imbaraga ze. Narasomye ngo ijuru ryafata abamarayika bose bakamanuka. Icyo kintu nagikunze cyane. Nasanze umunyabyaha mwene muntu Imana imitayeho. Reka some. Your part is to put your will on the side of Christ. Uruhare rwawe ni ugushyira ubushake bwawe ruhande rwa Kristo. When you yield your will to his, he immediately take possession of you and works in you to will and to do of his good pleasure. Your nature is brought under the control of his spirit. Even your thoughts are subject to him. If you cannot control your impulse, your emotion as you may desire, you can control the will. Icyo kintu niba udashobora kontrola ibyo byose, nibyo ko nyine hari ibitero bya Satani, ariko wowe koresha imbaraga yo gushaka. Sibyo? Fata ubushake bwawe ubwerekeze kuki Imana ishaka umutima wawe wose. Ibindi ujye usenga ati Imana, ubushake bwawe wavuze yuko ijambo ryawe rifite imbaraga yo guhindura umuntu agasa nawe. Nanjye mfashe ubushake bwanjye mweguriye mu kubana nawe muri ryo, ngaho ko umurimo wawe uzareka Imana itazasoza icyo yavuze. Icyo nicyo cyane ushobora gukora, guhindura n'uko Imana n'ijambo ryayo. Wewe fata ubushake bwawe byerekeze kuki ku Mana. And thus an entire change will be wrought in your life. When you yield up your will to Christ, your life is hidden with Christ in God. It is allied to the power which is above all principalities and power. You have strength from God that holds you fast to his strength, and a new life, even the life of faith, is possible to you.
rero ikintu cyitwa ubushake, imbaraga y'ubushake. Reka mbabwire, ntukazabona abantu bavuga ngo ibintu by'Imana ngo ariko se baranga ibintu kuvuga ngo byaje gute. Mugiye mujya nibaza ngiyo mirongo ngo wayifashe ute? Wayifashe ute? Imbaraga y'iki? Kuko ku Mana ibindi byangombwa byose Imana burya bihaye abantu kugera ugize gute rungana. Ikibazo gusa ni iki? Buriya mu bizaje nemetse gutekereza navuga nti umve nta kintu tuzitwaza. Naravuze nari gutekereza navuga ariko twishe igihe ubusa, kandi uko ni twishe igihe ubusa. Iyo tukiba twarashatse Imana tukiri abana bato twari turi mu bwigomeke turi utubandi. Hareba naretse kumva kana ku ijwi ry'ibyiringiro kavuga icyo kwibuka, kavuga amatora arindwi yose. Akana gato koko umwana muto avuge amatora arindwi uhereye ku itoro rya Efeso asoze kuri Laodikiya ari kuvuga. Mbega ubwonko, ati ubwonko bwacu kuri iyi myaka twari turi kuraragira. Ndabyibuka nibuka ukuntu abana bato baba bafite mu bwonko hacyaye bafata. Ndavuga ariko ko hari igihe twishe ubusa, hari igihe twari dukwiriye kuba twegereye Imana tukiri abana bato. Ubu tuba dufite ibyanditswe byera byinshi. Ariko ndongera ndatekereza ndavuga ariko se ndagira uruhe rwitwazo? Oya, ndavuga icyo nkwiye gukora gusa ni ukwegura ubushake bwanjye iki Imana ku myaka iyo ari yo yose. Imana iteguye gushyira amagambo yayo mu bitekerezo byacu. Nahise ko ntekereza ku mugabo bita William Mire. Ntekereza igihe yatangiye gushakira Imana akayegura umutima we mu buryo bukomeye. Ntekereza ku mugabo bita ku bantu bita ba John Andrew. Amateka avuga ko hafi isezerano rye byose baba baragize gute, kandi nsanga iyo mibereho ntabwo ari imibereho yatangiriye mu bwana hasi, ahubwo bahisemo kwiyegurira iki Imana. Reka mbabwire, nasanze reka nabaye n'abahita buriya bashatse Imana biyegura Imana bamaze gukura, ariko imibereho yo bayegurira iki Imana. Rero buriya dukeneye kwiyegurira Imana, haba umugabo, haba umugore, haba umukobwa, haba umusore, haba umwana muto. Aho turi Imana yadukoresha umurimo, kandi Imana igiye kubikora ishobora gufata ibitekerezo byacu ikabihuza n'ijambo. Reka mbabwire ikintu experience nabonye. Iyo ufashe igihe cyo kuba mu ijambo ry'Imana, sinzi ukuntu ubwonko bigenda. Hari point tugeraho iyo ubana n'Imana buri munsi n'amasomo akajya yiharatura noneho kuyafata ntujye umenya uburyo bimeze. Iyi experience rero abandi bantu bose bashaka kuba bayizi. Uko wegera Imana buri munsi mu ijambo ryayo, bigera igihe ubwonko bwawe bukaba automatique ku masomo, ukajya usanga wanda yafashe utazi igihe wayafatiye, wahagaruka ukayavuga. Ibintu byarantangaje. Ukayavuga ugatangira kuvuga isomo utazi niba ari bigusoze, ugasanga burya byasoma wagize gute arifashe. Ariko utabana n'Imana mu byanditswe byera n'imirongo haruze yabiri igira gute iragenda, wajya kuvuga ukumva naho wari wanditse ukawuvuga, sibyo? Ndajya mbabwira ko ikintu kitwa kubana n'Imana buriya iyo ngo biriya ngo Mireri yafashe imyaka 2 ari kwiga Bibiliya, agenda afata mu mashakira, agafata isomo akajya kureba ibisa naryo akiga, kugeza ubwo Imana yamwumviye ibintu. Ukumva ngo batonye mu bisano hafi byari byaragiye mu bwonko bwabo, bari barafashe maze Imana ifata ubwonko bwayo bugira amahwi n'ijambo ryayo, bisigaye byoroshye. Rero Imana ishoboze cyane kwiyegurira, kumaramaza, gufatira imyanzuro ubugingo bugize gute buhoraho. Uwiteka dufashe cyane kandi adutere gukunda Imana. Umuntu wese ku giti cye yishakira Imana ye. Uwiteka dushoze mu izina rya Yesu. Kadusenge. Imana ikomeye turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko tumanyagure ku mutsima w'ubugingo muri iki gitondo. Tubane tukugirireho umugisha, kandi ubuntu bwawe bukomeze kubana n'imitima yacu. Tubisabye twizeye ko twumvishije kandi kudusubije mu izina rya Yesu. Amen.